hari kuba adahari, iyo adahari n'ubundi hari izindi nzego amategeko aba yarabiteganyije. Ese umuntu adahari ikimezo cyarabaye itegeko bigenda bita gutanga impapuro zo kumufata, niba ari mu mahanga hari gukorana na Interpol, n'igihe Interpol ibereyeho na mu gitondo na munyara bandika ngo arahari. Nabibonye abantu babiri batandukanye babyandika ngo nyamara ngo arahari. Nta mugabo utagira ibibazo, niba yanatinyutse akanatabaza, ntago ari icyo navuga, ntago ari wo guseka. Guverinoma ntago ijya mu bintu by'abantu ku giti cyabo. Ibyo ni iby'abantu ku giti cyabo. Guverinoma icyo ikora ni gahunda za leta zireba abaturage b'igihugu cyose. Hari ibyo tutemeranywaho na kiriya cyemezo cyo kimwe mu byo bashingiyeho bavuga yuko mu Rwanda nta mutekano w'abimukira wahaboneka, niyo haba harabaye akabazo kamwe mu mikorere irebana no kwakira impunzi no kwakira abimukira, ntabwo ushobora gushingira ku kantu kamwe ngo uhite wanzura ko muri rusange ariko bigomba kugenda. Tubahaye ikaze abakurikira inyarwanda, abasoma inyarwanda bari ku mbuga nkoranyambaga muri hose ku isi. Turi mu biro by'umuvugizi wa Guverinoma y'u Rwanda, tukaba turi kumwe na bwana Alain Mukuralinda, ni umunyamategeko akaba umuvugizi wungirije wa Guverinoma y'u Rwanda. Tubahaye ikaze ku nyarwanda. Murakoze cyane. Mwari muri aho? Turaho, turashima Imana. Yego. Twinjire mu kiganiro. Inkuru ubu mu Rwanda iriho ni inkuru yo kuba Guverinoma y'u Bwongereza, urukiko rw'ikirenga rwanze ubusabe bwo kuzana abimukira u Rwanda rwari rwasinyanye amasezerano y'imyaka 5. U Rwanda mwakire gutura mwanzuro? U Rwanda nka Guverinoma y'u Rwanda, u Rwanda rwubaha ibyemezo by'inkiko. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe, cyane cyane icyemezo cy'urukiko rwa nyuma rw'ikirenga nk'uko bivuze. Ariko hari ibyo tutemeranywaho na kiriya cyemezo cyo kimwe mu byo bashingiyeho bavuga yuko mu Rwanda nta mutekano w'abimukira wahaboneka baramutse bahageze, ngo kuko basubizwa mu bihugu baturutsemo. Ibyo ngibyo no gushaka kugaragaza yuko muri rusange u Rwanda rwaba rutubahiriza amategeko cyangwa se amasezerano mpuzamahanga bashyizeho, u Rwanda rwashyizeho umukono. Ntabwo ari byo. Ndetse abantu ntibanibagirwe yuko niba igihugu nk'u Rwanda cyaragiranye amasezerano n'Ubwongereza, nubwo atari u Rwanda rwari rwarabisabye ariko rwarabisuzumye rubona koko havamo igisubizo ruyashyiraho umukono, ni ugushaka kuvuga yuko n'ayo masezerano u Rwanda rwasinye rwashyizeho umukono rutazayubahiriza. Ibyo ngibyo numva atari ibintu bisobanutse, simbona ahantu bahera. Niyo haba harabaye akabazo kamwe mu mikorere irebana no kwakira impunzi no kwakira abimukira, ntabwo ushobora gushingira ku kantu kamwe ngo uhite wanzura ko muri rusange ariko bigomba kugenda. Uyu munsi u Rwanda ni igihugu cyakira impunzi aho ziturutse hose nta kuvangura. Dufite impunzi zirenze 130,000 ubu ngubu turi kuvugana hano. Ni igihugu cyakira abimukira aho baba baturutse hose. Baravuye muri Libya turabakira, uyu munsi ugiye no kubashaka aho bari ntiwababona kuko bagiye hirya no hino mu bihugu bashakaga kujyamo. U Rwanda rubafashijemo mu buryo bwemewe n'amategeko. Niba rero twemera kwakira n'abantu tukanabafasha kongera kugenda ariko no mu buryo bwemewe n'amategeko, ntawe twirukanye ngo asubire iwabo, nta n'uwo twategetse kuguma hano. No muri rero amasezerano byari birimo, washobora kuza ukaguma hano, cyangwa se wavuga uti ndashaka gusubira iwacu ukabigaragaza bakagusubizayo, cyangwa se wavuga uti ndashaka kujya handi ukajyayo mu buryo bwemewe n'amategeko. Twakiriye abakobwa bavuye muri Afghanistan, muzi uko igitsina gore gifashwe muri kiriya gihugu. Ibyo byose rero ni ibintu bigaragaza yuko iyo baza gushaka koko kureba niba u Rwanda rwubahiriza amategeko mpuzamahanga, by'umwihariko ruzubahiriza ayo ngayo amasezerano bagiranye n'Ubwongereza, ntabwo bari kubura aho barebera bavuga bati nubwo wenda haba harimo akabazo mu mikorere mu myakirire, harabaye ikibazo runaka, ibi ngibi sibyo byabuza yuko aba bantu nibaza batazagira ibibazo. Yego. Nk'umunyamategeko mu rwego rw'amategeko bisobanura iki urukiko rw'ikirenga rwafata umwanzuro utandukanye n'uwo Guverinoma y'Ubwongereza bafashe? Bisobanura iki mu mategeko? Mu mategeko bisobanuye yuko nk'uko abantu bahora babivuga, ndetse n'urugero ubutegetsi nyubahirizategeko butandukanye n'ubutegetsi nshingaamategeko butandukanye n'ubutegetsi bw'ubucamanza. Guverinoma y'u Rwanda, Guverinoma y'Ubwongereza yagiranye amasezerano na Guverinoma y'u Rwanda, bashyiraho umukono. Ntibigeze bavuga ngo muri aya masezerano birabujijwe yuko hazagira uyarega. Guverinoma y'u Bwongereza barayirega. Abantu banabyumve neza, ntabwo ari Guverinoma y'u Rwanda yarezwe, barayirega. Bwa mbere iratsindwa, irajurira, none irongeye iratsinzwe. Baravuze bati aya masezerano ntiyashyirwa mu bikorwa kubera impamvu runaka. Icyo cyemezo nka Guverinoma y'u Rwanda nka Guverinoma y'u Bwongereza, guverinoma zombi zigomba kucyubahiriza. Ariko niba hari ibyo zinenga zirabivuga, niba zibinenga bikaba bishobora kujuririrwa, birajuririrwa.
uyu munsi ntabwo bishoboka ko icyafashwe mu rwego rwa nyuma. Niba nk'uko guverinoma y'Ubwongereza bivuze iti tugiye gukora andi masezerano, niba ngombwa dukosore, niba hari ibyo bigomba gukosorwa bikosorwa, ari amasezerano azageraho ashyirwe mu bikorwa, ibyo nabyo biremewe. Guverinoma ifite ububasha n'uburenganzira bwo kwakosora, bwo gukora andi mashya, bwo gukora mu bundi buryo, kugira ngo wenda gahunda bafite nka guverinoma, gahunda bemereye abaturage biyamamaza ari nacyo wenda banabatoreye, ibashe gushyirwa mu bikorwa. Mu magambo make rero icyo bivuze muri uwo mategeko ni ukuvuga ngo ibyemezo by'inkiko bigomba kubahwa na buri wese. Ibyemezo by'inkiko ntibyivangamo ubutegetsi nyubahiriza tegeko n'ubutegetsi nshinga amategeko. Ziriya miliyoni 124 zari zarahawe Leta y'u Rwanda zirimo zirakoreshwa mu bikorwa birimo imidugudu iri hano Karama Norvège mu karere ka Nyarugenge. Buriya bikorwa bizakoreshwa iki? Nkunze ko nawe wanabyiboneye ahubwo ko zirimo zikoreshwa, ntabwo ari amafaranga yatanzwe kugira ngo aze aryame ku makonti hano mu Rwanda. Ni amafaranga yatanzwe kugira ngo u Rwanda rwitegure aho ruzakirira abantu by'agateganyo, u Rwanda rwitegure aho bazavurirwa, rwitegure aho baziga, rwitegure aho bazatura noneho mu gihe kirambye nk'uko bivuze byatangiye kubakwa. Ubundi ko byari biteganyijwe nuko abimukira bagombaga kuza yego bakajyana hagateganyo, bamara kubona ibyangombwa bakinjira mu buzima bwo mu Rwanda hamwe n'abanyarwanda, cyane cyane bagaturana. Nta munyarwanda ugomba kujya gutura ukwe, nta mwimukira cyangwa se impunzi ugomba kujya gutura ku karwa ke, kwari ukwivanga. Bivuze ngo n'ubundi hagomba guturamo abanyarwanda n'abimukira. Hari ibyo guverinoma y'Ubwongereza yavuze iti twe tugiye gushyira mu bikorwa ku buryo amasezerano n'ubundi azashyirwa akubahirizwa. Ubwo nibyo bakosora cyangwa n'andi mashya bakora. Bivuze ngo ibyo nibyemera n'ubundi amasezerano azakomezwa, ibikorwa remezo byakozwe n'amafaranga yatanzwe bikoreshwe icyo byari byagenewe. Nibidashoboka n'ibikorwa remezo byubatse mu Rwanda ntabwo tuzajya kubisenya, n'undi igice cy'abanyarwanda cyagombaga kubijyamo cyagomba kubigiramo inyungu, ubwo bizakoreshwa n'abanyarwanda. Ko twabonye Samusure wahoze akina filime ari gutabaza hari muri Mozambique, buriya yahabwamo icyumba muri ziriya nzu akaza akaba yaba arimo, ahariho ntabwo mworoheje. Yujuje ibisabwa, ni umunyarwanda nk'abandi, yagihabwa mu kuri gisata yagihabwamo, yagihabwamo rwose nta vangura, nta vangura. Ubwo bisabwa ni biragoye nyine kubera ko ari muri Mozambique, urumva yuko wenda ababanza n'abari hafi n'abari hano. Tujye muri gahunda yatumwerese, uri umuvugizi wungirije wa Guverinoma y'u Rwanda, uri umubyeyi, uri umwe mu bahanga u Rwanda rufite, ariko uri umwe mu bakunzwe mu rubyiruko. Urubyiruko rushobora kubaho rutanywa inzoga, ibisindisha, akabaho akagera ku nzozi ze kuri experience yawe. Ahubwo tunabitandukanye neza, byumvikane bisobanuke. Udafite imyaka 18 we nta nubwo agomba kwinywa, kandi ntekereza ko nabo bari mu rubyiruko. Udafite imyaka 18 ntagomba kunywa inzoga, ntugomba kuyimuha nk'uyicuruza, ntugomba kuyimuha nk'umubyeyi. Uwo ari we wese agomba kurinda umwana utaragera imyaka 18 inzoga. Ni n'itegeko, bivuze ngo uwabifatirwamo yabihanirwa. Numvise ko hari n'abagenda bamamaza cyangwa se bavuga ati barabashukaratane mujye mwinywera. Umuntu uzabigwamo ngo ntujya wingura utazabimbwa shangu kunywa inzoga n'ibiko kuba umugabo. Umuntu uzabigwamo arimo abibwira abana n'akazi ke azagongana n'amategeko. Naho kubirebana n'abantu bakuru birumvikana, ntago babuza kunywa inzoga, n'itegeko rero bibemerera, ariko nta n'icyabuza guverinoma y'u Rwanda n'undi wari wese ko babagira inama ati nyaboneka mumwe mu rugero. Inzoga uretse kuba hari n'umugani wa Kinyarwanda ngo ikura mu kibindi ikakuvana mu bagabo. Uwo ni umugani, ni ukuvuga ngo n'abantu ba kera tuvuga ko batari banajijutse batakandagiye mu mashuri, ariko bari bazi ko inzoga ishobora gusenya ibyo umuntu yubatse, ari mu rugo, ari mu kazi, ari no ku buzima bw'umuntu. Inzoga itera indwara, yaba mu nyama zo mu nda, yaba mu mutwe, yaba hehe. Inzoga iyo zirengeje urugero zirangiza. Ni kuvuga ngo rero tubyumve neza, inzoga si iz'abato, amategeko arabihanira. Inzoga ku bakuru tunywe mu rugero. Nta mpamvu yo kugira ngo ube ufite aho ugezaho batse ngo inzoga arizo zibigukuramo zitazashira, ariko nawe ntuzazimara. Byakaba byiza unyweye mu rugero ukabasha kubana nazo ubuzima bwawe bwose nibusomaho, nk'uko hari n'abandi batazinywa kandi bakagira ibyo bageraho. Si ngombwa kunywa inzoga ngo usinde kugira ngo ugire icyo ugeraho.
ntabwo mwari mwavuze muri detaye ibisabwa kugira ngo umunyarwanda abe yahabwa inzu muri ya midugudu iri kubaka Norvège muri Karama, hari bihari cyangwa se leta birahari mu masezerano, ubwo tubishatse tukazafata amasezerano tukayasoma tukajya muri detaye rwose. Twaba tunihuse kuko uyu munsi icyari cy'ingenzi cyihutirwaga nuko aho bagomba kwakirwa by'agateganyo hari haratunganyijwe harateganyijwe, n'ubu haracyahari. Niba guverinoma zombi zishobora kuvuga ati tugiye kureba ibikosorwa, ni ukuvuga ngo abantu bagomba kuhaguma, cyane cyane ko n'amafaranga yo kubikoreshamo ahari yaratanzwe. Noneho igihe nikigera cyo kuvuga tuti amazu yaruzuye yo kujya kubamo mu gihe kirambye, twazabiganira nta banga ririmo. Ku itariki 13 z'uku kwezi urukiko rwari rwategetse urukuru ko Prince Kid Miss Matutishira atajuriye, ntabwo yajuriye. Mwaba mushobora kubwira abanyarwanda ko Prince Kid ari mu Rwanda cyangwa yaragiye yaturutse ubutabera? Ibyo ntabwo ari inshingano z'umuvugizi wa guverinoma zo kuvuga aho umuntu nyarwanda ari. Icyo tuzi cyo nuko hari icyemezo cyafashwe, nk'uko bivuze ntiyakijuririye. Abanyarwanda babyumve neza ko itakijuririye icyemezo kibitegeko. Hari uburyo bubiri byo kuba niba atarajuriye, hari igihe hawe hari abishyikiriza ubutabera bubwabo, ni izo ni ku giti cye n'umwavoka we, bitewe n'inama amugiriye nuko amubwira ati icyemezo cyarafashwe cyabaye itegeko nuko byagenda. Hari kuba adahari, iyo adahari n'ubundi hari izindi nzego amategeko aba yarabiteganyije. Ese umuntu adahari ikimezo cyarabaye itegeko bigenda bite? Hari gutanga impapuro zo kumufata, niba ari mu mahanga hari gukorana na Interpol n'igihe Interpol ibereyeho, ibyo byose byakoreshwa. Ariko na mu gitondo namuye harabandika ngo arahari. Nabibonye abantu babiri batandukanye babyandika ngo nyamara ngo arahari. Urumva rero ibyo nkubwira ntabwo ari umuvugizi wa guverinoma, ntabwo uri mu nshingano zo kuvuga ngo ijye gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko. Gusa icyo nabamenyesha bigenda bite? Bigenda bite iyo icyemezo cyabaye itegeko? Icyemezo cyabaye itegeko kigomba gushyirwa mu bikorwa. Ninde ugishyira mu bikorwa? Abo amategeko avuga, niba ninde utanga impapuro zo kumufata, niba batanze impapuro zo kumufata, niba bamufashe, niba bamufata, ibi byose amategeko arabisobanura. Niba batanze impapuro zo kumufata se agahora na police. Dufata urugero, hari igihe abantu tugitubona mu mafilime cyangwa se no mu bihugu by'ahandi, umuntu arashakishwa ntaho yagiye, ari yaranje akajya yihisha, ariko rimwe na rimwe wenda atwaye imodoka polisi ikamuhagarika bakamwaka identity, bagashyira muri mashini, bagasanga uyu nguyu afite n'impapuro zimufata, bakaba baramujyanye. Ntabwo uburyo bwo kumufata amategeko arabiteganyije, nawe agomba kubikora. Barahari barangiza imanza, gusa ni ukumenya ngo niba ari hano ashobora kwijyana kuri gereza. Ibyo ntabwo itegeko ribyanga, agakora igihano cye. Niba ari hano ashobora gufatwa bamushakishije, cyangwa hari uwatanze amakuru atarahanaha, cyangwa se niba ari hanze bakabwira Interpol ifite uburyo ishakisha abantu, uciye ku kibuga runaka bagasanga harimo ifoto y'abatungo barashakishwa. Ibi byose ni ibintu bishoboka, ariko bigendeye ku mategeko yabiteganyije. Birashoboka ko mu rubanza umucamanza yakwifashisha amategeko mu kindi gihugu. Mu rubanza rwa Prince twabonye akoresha ingingo zo mu Bufaransa, amategeko mu Bufaransa na Canada avuga ko mu Rwanda harimo icyuho. Birashoboka cyane. Oya, ntabwo akoresha amategeko mu kindi gihugu, ariko ashobora gukoresha icyo bita doctrine, ni inyandiko zanditswe n'abahanga. Ashobora gukoresha n'imanza, icyo bita jurisprudence zaciwe mu bindi bihugu zabaye itegeko, akaba yazireberaho. Iyo bisa abona hari ibisa n'idosiye afite imbere ye, ibyo ngibyo rwose biremewe. Ariko kuvuga ngo arakoresha amategeko nk'ahandi yanditse mu gitabo y'ahandi, ibyo ntibishoboka. Gukoresha amategeko mu Rwanda, inyandiko z'abahanga, baba mu Rwanda baba ahandi, imanza zaciwe zabaye itegeko zo mu Rwanda cyangwa se izahandi. Tugiye ku kibazo gihari cyo bucike RSS kugaragara ko mu Rwanda nibura abantu 36 bajya mu magororero. Biterwa n'iki ko turi kubona abantu benshi biyongera mu magororero kugira ngo bagabanukemo? Hari ikintu cya mbere ko abanyarwanda bakunda kwirengagiza. Uyu munsi ngiye nkubajije ni mu Rwanda hari brigade zingahe? Twashaka umubare wazo. Reka tuvuge ko hari brigade 1000. Tuvuge ko kuri buri brigade buri munsi dufata abantu bake bashoboka, afungwa abantu 5. Buri munsi afungwa abantu 5000. Niba kwa mbere bafunzwe 5000, kwa kabiri 5, kwa gatanu 5, tufunza abantu 25,000. Abo bantu bagomba kubazwa n'abagenzacyaha, dufite umubare udahinduka. Bagomba kubazwa n'abashinjacyaha, dufite umubare udahinduka. Dosi 20,000 ntituvuza 20,025 mu cyumweru. Tuvuga izo dosiye zirarangiye mu kwezi. Ariko ubwo mu kwezi hakozwe mu dosiye 75,000. Tuvuga mu kwezi ko bakoze uko bashoboye 30,000 bigiye mu rukiko.
barakoze bigiye mu bugenzacyaha mu bushinjacyaha mu rukiko hinjemo 30 mu kundi kwezi hinjimo 30 ubwo bamwe niko bakurikiranwe bafunze abandi niko bakurikiranwe bari hanze bati dose zagiye mu rukiko zaratinze ukibagirwa ko twafashe imibare mike hinji 30 mu kwezi ukibagirwa ko wenda muri bandi 25 wenda basanze 5,000 bagomba gukurikiranwa bafunze kuko ubundi hamwe no gukurikiranwa bari hanze ubwo 20 bari hanze nose niba buri cyumweru hinje abantu 5,000 ko buri cyumweru tutubaka amagereza ko binjiye kubera ko amategeko ari uko biteganya abantu bagira ngo bigende bite bivuze ngo bijyana nuko umubare w'ibyaha ukorwa ungana bikajyana n'umubare w'abakozi dufite bikajyana n'iya mikoro y'igihugu mu kubaka amagereza tuzubaka amagereza se tureka amashuri tureka ibitaro tureka ibibuga byose ni ibintu bigomba gusarangaho ngira ngo rero abantu nibajya bavuga bumva kuri icyo kibazo bamenye ko kirahari Guverinoma y'u Rwanda irakizi iyo ibonye uburyo bwo kubaka gereza nshya irayubaka iyo ibonye uburyo bwo kongera gereza irayubaka iyo abantu babonye uburyo bwo kudafunga abantu bakurikiranwa hanze barabikora ko amategeko arabyemera ejo bundi bashyizeho ko noneho abantu bashobora kunegosia yes nabyo ni ibintu bituma abantu batajya mu magereza ni ibyo byose bagomba kumatanyiriza hamwe ariko ntibakarebe gusa ngo mu Rwanda barafunga amagereza aruzuye bizagenda gute ni ibyo byose gereza ntabwo ariyo gahunda yonyine iri mu gihugu hari ubuhinzi n'ubworozi hari amashuri hari n'ibindi bikorwa remezo byose bigomba gukorwa byose bigomba kureberwa hamwe ariko ntibibuza yuko ababishinzwe nanone bagomba gukora uko bashoboye ngo barebe koko uwo mubare agabanyuka ari mu rwego rw'amategeko no mu bundi buryo bwose bwakoreshwa bwuherije amategeko abantu bakagabanyuka ko bari abasore n'inkumi bafunze bafite imbaraga kuki badafungurwa ngo bakore imirimo nsimburagifungo bubaka igihugu mu buryo bw'imbaraga n'ubwenge erega ntugire ngo no gukora imirimo nsimburagifungo ntibisaba nabyo budget bisaba ingengo y'imari bisaba kubitegura bisaba aho izakorerwa bisaba bazayikoresha bazayikurikira aka kandi ntekereza ko no mu Rwanda byigeze no kubaho mu gihe cya kimanza gacaca zatije yes ni ibyo ngibyo rero niba barakoze experience bakabona ishobora kongera gushyirwa mu bikorwa bizakorwa ariko ntago wavuga ngo nicyo gisubizo kibonetse nacyo kinabonetse kikaba ari cyo gikemura nacyo gigomba gushakirwa ingengo y'imari no gutegurwa ntago ari gukorwa gutya gusa no kumenya ngo ni bande bajyamo ni bande batajyamo ibyo byose ni ibintu bigomba kwigwa mubona biterwa n'iki ko umuntu ufunguwe yirutsa agashima Imana agaturika akarira ni ibyishimo ni amarangamutima none se abantu bazi ko kurira ntago umuntu arira gusa ari uko ababaye umuntu arira kubera n'ibyishimo none se nta utsinda igitego mu gihe akarira yes nta batwara igikombe bakarira yes bibaruka abana bakarira kandi biterwa nuko umuntu ateye hari uwishima ntibigaragare hari uwishima bikagaragara gaseka hari uwishima akarira byaca mu zinzira kugira ngo habeho itegeko riregera indishyi ku wafunzwe arengana bakazasanga yarenganye bica mu zinzira inzira zinyurwamo kugira ngo itegeko rijyeho yes guverinoma ishobora kubisaba abadepite bashobora kubisaba n'abaturage bashobora kubisaba n'undi wese umuryango runaka ushobora kubisaba none bakavuga ati wenda abadepite niba byige bakabyiga basanga ari ngombwa cyangwa atari ngombwa ariko ngira ngo buri muntu wese ashobora gusaba ko itegeko runaka rijyaho kubisaba ni no gusobanura impamvu hanyuma rero abadepite babyiga basanga ari ngombwa bakabaritora bashobora kuritora rigasubira inyuma bamwe bakaryanga abandi bakaryemera ariko uburyo bwo kubisaba bwo buratandukanye kandi amategeko arabiteganya sinzi niba hano numva muri no minsi bivugwa ariko sinzi niba baro bafata uko babisaba ko itegeko ryashyirwaho ni nako itegeko hari ushobora no kurirega tiringiri rinyuranyije n'itegeko nshinga niba rivaneho bakabyiga bakaba barivanaho cyangwa se bakarihindura yego twigire mu muziki the boss papuri koherezwa monde harimo François harimo Abarashi harimo na Nyese tuhere kuri Abarashi ko turi kubona muri movie muziki muri no minsi kwisoko burya corona yakoze ishyano reka ibintu ingaruka zayo zose zibanze zigabanyuke hari n'uturirimbo ariko bakoze nyuma ya corona baragerageza ubwo rero no kubifatanya n'indi mirimo ntago biba byoroshye ariko corona ni yadindije ibintu cyane reka twizere ko ubwo imaze gushira n'ibikorwa bizagaruka ufite inshingano nyinshi kuki udashobora gutandukanya akazi n'umuziki ngo ushyiremo indi management babikurikirana be si wari ko hari ababikurikirana kuki byose ugomba kubikora urumwe kuko mbishoboye
maze uravuga ibyo ngibyo nuko hari n'ibindi utazi ahubwo bya academy ndabizi nuko rero iyo mbishoboye nshobora kubibonera umwanya nta kibazo umuntu arabikora kandi burya ibintu byikurikiraniye nibyo byiza umenya nuko bigenda kandi ntugire ngo ndi umuntu w'igihangange cyane n'abasibwira ko ntafite abantu bamfasha barahari umusaruro w'indirimbo Africa wishyira hanze wari uwuhe urabona maze kugera hehe umusaruro ntabwo ari umusaruro w'amafaranga yego cyangwa w'ikindi yego nawe ntawe ijana murindaje umuntu yacakira ariko icy'ingenzi ni message ikubiyemo yego message ikubiyemo kubwira abanyafrika cyane cyane urubyiruko kwimenya yego kwiyumva uko bari kwiha agaciro kumenya icyo umugabane wabo batuyeho uri cyo kumenya icyo uhatse ibyo bintu nibabyumva nta muntu n'umwe kuri iyi si uzahangara abanyafrika n'umwe ariko tugiye ku mbuga nkoranyambaga za Nyarwanda hari ubajije ngo tuzakubaze kuki u Rwanda rutera imbere mu ngeri zose ariko muri football bikaba byaranze ngo igisubizo ni iki byaranze se buriya ntibibona mu cy'Afrika mu cy'isi nta baratsindwa na za Somalia igisubizo ni kimwe icyo ngewe numva sinibanga yego ni ugukora nk'uko abandi bakoze yego biranoroshye ni ukuvuga ngo ni ugukopera iki ni ukuvuga ngo tugomba gukora nk'uko abandi bakoze duhera mu kwigisha abana bakiri batoya bafite impano umupira w'amaguru yego tukagira abana guhera ku myaka nk'uko abandi babikora tuvuge buraho bafite ubushobozi bahera no ku bana b'imyaka 5 kugeza ku 8 kugeza kuri 12 kugeza kuri 15 nibure duhere kuri 12 tuze kuri 15 15 17 18 20 23 noneho bikomeze gutyo igihe cyose tutazahera mu bana batoya yego ngo babahe ubwo bushobozi babahe ayo masomo yo kwiga umupira bya kinyamwuga ntaho tuzagera icya kabiri hari shampiyona zacu kuba twakwifashisha abanyamahanga si ikibazo yego ariko kuba twakwifashisha abanyamahanga benshi ni ikibazo kuko iyo igihe kigeze cyo kujya gukina muri kipe nkuru Amavubi b'abanyamahanga ntago bajyamo baratana bakajya gukina iwabo noneho ugasanga dusigaranye abanyarwanda wenda badafite ubushobozi ari nacyo cyatumye tujya kuzana abanyamahanga badashoboye bajya muri equipe nationale ntagire ntibarenga umutaro sinzi niba hari n'inyungu tubifitemo kuko niyo tuzanye abakinnyi b'abanyamahanga mu maklub ni hahandi ya maklub yacu ntarenga umutaro muri za Champions League ntarenga umutaro muri mu batsindiye ibikombe wabo reka da nabonye no muri yandi abanziriza ngo tujye mu matsinda nabyo biratunanira ese bimaze iki noneho tujye ku Mavubi niba uhamagaye mwari mwumva ikipe y'u Rwanda y'Amavubi bakinnye umukino wa gicuti none se niba badakinnye umukino wa gicuti bazamenyerana bate ejo ntitwakinnye na Zimbabwe twakora abakinnyi bageze hano umunsi ubanziriza cyangwa iminsi ibiri yes ubwo se mu by'ukuri ubuje gukora iki niba muticaye ngo bahure nibura icyumweru kimwe bibiri muri ibyo byumweru bibiri bashakemo umukino wa gicuti kubera iki ni abakinnyi baturutse imihanda yose mu Rwanda muri Norvège mu Bubiligi mu Bufaransa ntago baziranye bagomba kumenyerana noneho ni abakinnyi bakina amasysteme atandukanye wowe coach nturababona iminsi 10 yikurikiranye bakina hamwe vute uyu namukinisha hanga uyu namukinisha hanga tukabikora ku munota wa nyuma ntabyo ni ikibazo dushobora kugira abakinnyi beza yego ariko wabahuza kuko batandukanye batamenyeranye ntibabashe gukina ariko wabaha ibyumweru bibiri muri ibyo byumweru bibiri ku munsi wa 10 ugakubitamo umukino wa gishuti ubahaye systeme yawe ugasanga biciyemo nibyo rero bigomba kwigwaho kugira ngo tuzabone ikipe nk'uko abanyarwanda babyifuza Amavubi yongera kudushimisha byarabaye kera muri za Cote d'Ivoire abakinnyi batashye bakabafunga bose kubera ko bari batsinzwe abakuru b'igihugu ntago mvuze ngo abakina mu Rwanda bafunga ariko bakavuga ati byose tubikubise hasi ntago tuzasubira mu marushanwa mu gihe cy'imyaka 4-5 yego twabonye icyo byatanze muri za Cote d'Ivoire twabonye ibyo byatanze muri Senegal
ubu nibo bari gutwara ibikombe, bagatwara ibikombe kandi guhera kuri myaka 17 18 mu bakobwa mu bahungu kugeza ku ikipe y'abakuru. Nta kindi twebwe duhera hagati, niba dushaka rero guhera hagati ubwo nyine sinzi ko tuzanahera hagati tuzajya dusubira inyuma, ariko ni ibintu bishoboka, ariko bisaba igihe, bisaba ko rero bigomba gushyirwa mu bikorwa abantu bakagira bakihangana icyo gihe kigahita kugira ngo iyo ntego tuyigereho. Hari ubajije ngo tuzakubaza impamvu leta yimura abantu itabahaye indishyi bavuga ngo ni manegeka kandi umuturage bari batsinze bamureba. Oya, ntabwo ibyo ngibyo tubyemeranywaho, ntabwo tubyemeranywaho. Kuba hashobora kuba ikosa cyangwa se imikorere itariyo byo birashoboka, ariko ntabwo icyo tutemeranywaho ni ukuvuga ni ukubigira rusange. Iyo hari ibikorwa by'inyungu rusange, ahubwo basobanukirwe neza, nta muntu wakagombye kwimuka atabonye ingurane ikwiye. Niko itegeko rivuga. Ni ukuvuga baraza bakagupimira bakagena amafaranga, niyo mugomba kwiyumvikanaho mukamvikanaho, niba hari icyo mutumvikanaho kikaganirwa, ariko mumaze kwiyumvikanaho mbere yo kwimurwa ugomba kuyabona. Wenda hari n'igihe byaba ngombwa ko abantu bimurwa mbere, wenda tuvuge nk'uko bivuze ari batuye ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga, bakimuka mbere, ariko ni ngombwa ko bayabaha. Hanyuma rero ikindi yaravuze ngo niki, ngo kuki batahabwa indishyi cyangwa se ingurane, hanyuma kuki barubatse barebera leta ireba. Hari ukubaka nk'uko bivuze ngo leta ireba, hari kuba byagirwamo uruhare na leta yarangaye koko, cyangwa se bakamuha n'icyangombwa ahantu hatagombaga kubakwa, ariko hari na benshi bimurwa banababwira bati mbere yo kubimura ubundi ahangaha wahatuye utizana icyangombwa ugasanga ntacyo afite, akakubwira ati wenda umuyobozi w'ibanze, umuyobozi w'umudugudu cyangwa se iki niwe wambwiye ngo nubake. Urumva rero hari ni ku mpande zombi, ariko akenshi usanga abantu barubatse nta n'impapuro bagira. Nta niyo mpamvu uvuga ni ntago twemeranywa, ni ukuvuga ngo icyo tutemeranywa ni uko utabivuga ngo ni muri rusange, kandi nk'uko utanahamya ngo abantu bose bubaka nta byangombwa bafite, kuko hari n'aho leta ishobora kurangana ikaba yatanga icyangombwa wenda bitari ngombwa. Ariko ubu nizere yuko ibyo bintu byagarutsweho, byaganiriweho kubera n'ibibazo twagize, n'imvura igwa n'ibiza byabaye, uko kwibeshya kutazongera kubaho. Hari abaje ngo iyo umuntu agufungishije ku cyaha utakoze nyuma ukaba umwere, uwagufungishije ntabwo we itegeko ryamuhana. Uwagufungishije akubeshyera biterwa n'ibyaha ibyo ari byo, kuko hari ibyaha nk'ibyo byo gusebanya, ibyaha byo gutukana, n'ibyaha bikeya umuntu ashobora gukurikiranwa ari uko uwakorewe icyaha yarize. Iyo ari we ugomba kurega, ni ukuvuga ngo niyo akubabariye ubundi birahagarara. Urumva rero umuntu yakubeshye ko yagututse akakujyana mu manza, kwaza kugira umwere bikagaragara ko yakubeshye, wowe ushobora guhindukira ukamurega indishyi. Bitandukanywe n'ibyaha byinshi ubundi bikorwa bikomeye, kwiba, kwica, inyandiko mpimbano n'ibiki byose, ubugenzacyaha bufite uburenganzira bwo gukurikirana ntawe uburegeye, bukurikirana mu nyungu za rubanda n'ubushinjacyaha, bikarinda bigera imbere y'urukiko. Uyu munsi nta tegeko rivuga yuko iyo umuntu yakurikiranwe muri urwo rwego yageraho akagirwa umwere ahabwa indishyi. Nta tegeko ribahari. Bakora nk'uko nabivuze, abantu ntiba mu gusuzuma nanone ntibakajye bareba gusa ngo umuntu amaze imyaka 2 yaburanye none agizwe umwere agiye hanze aragiye. Ni ukureba n'impamvu zatumye afungwa, impamvu zatumye procedure igenda itinda. Hari igihe bibe byaturutse ku cyekwaho icyaha, ati simfite avoka, bakarwimura. Mwibuke ko umucamanza rwimuye bifata igihe, kuko ntago ahita rushyira ejo, haba hari abandi, ntago rushyira mu kwezi gutaha, haba hari abandi, ariko hari imanza zihutirwa gerageza kureba aho aruseseka. Ejo umushinjacyaha ashobora kugira amahugurwa, ejo rukimurwa, umucamanza ashobora kurwara, cyane cyane ko umucamanza we yarutangiye batanamusimbura byoroheje, agomba kururangiza, ashobora kurwara, ashobora kujya mu mahugurwa, ejo avoka ashobora kubura. Ibyo byose biraba, ntibivugwe, abanyamakuru ntibabivuge, ariko ugasanga bavuze ngo gusa ngo hashize imyaka 2. Nturebye impamvu iyo myaka 2 yagiyemo. Noneho rero nk'uko mbivuze, ntabwo itegeko mu Rwanda riteganya ngo iyo umuntu yakurikiranywe n'ubutabera, bucamanza, bushinjacyaha, ubugenzacyaha, iyi myaka 2 ishize akagirwa umwere ngo hari indishyi zitangwa. Ibyo ngibyo ntabwo itegeko ribiteganya, ariko hari mu bindi bihugu itegeko ribiteganya. Ariko ntakagirwe nanone icyo abantu bibagirwa, izo nzego zose navuze zigira ubugenzuzi. Zisanze umuntu
umukozi yararangaye zishobora kumukurikirana muri disipurine y'akazi akaba yabihanirwa akaba yakwirukanwa. Ibyo ni ibintu bishoboka itegeko riteganya. Intore Tuyisenge uyobora urwego rw'abahanzi ubwo ni Rwanda Society of Authors yabaje ngo ko nta ngoma uheruka kudutamo kandi hari Afrika ahubwo ntagakurikira ntabwo yakurikiye. Hari wabajije ngo birakwiriye ko abahanzi nyarwanda bifuza guhura na His Excellency bikanywa ko baca ku bandi banyamahanga. Case ya Giant of Africa Masaujiri yahuza Bruce Melody na His Excellency, Trace Awards Ruziera ushahuza abahanzi na His Excellency. Ntabwo habaho uburyo abahanzi nyarwanda bajya bahura na His Excellency. Ariko ibyo bavuga ngo baca ku banyamahanga no kubeshya. Abahanzi baza hano yaba ari abanyamahanga bagatumira n'abahanzi b'abanyarwanda bakabonana na Perezida wa Repubulika. Noze Perezida wa Repubulika ababona kubera ko hari umuhanzi w'umunyamahanga, abona kubera ko babimubwiye yanabyemeye. Kandi ejo ni haba ese ubundi bakoze itorero ryabo, icyo nita itorero bavugiza bati uyu munsi wenda tuzahura nk'abahanzi. Yes, abahanzi bashobora kuvuga ati aba gospel, abaririmba izi niko bakunda kuvuga, abakora za traditionnel mwaretse tukazishyira hamwe tukabana benshi tuhote umunsi tuzahurira ahangaha. Iyo gahunda tukamenyesha umukuru w'igihugu akaza kutureba. Bibwira yuko batumiye umukuru w'igihugu yakonga kuza kubareba, ntabyo bakora. Kandi umukuru w'igihugu afite izindi nshingano nyinshi kugira ngo abone umwanya ko yabona umwe ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko bishyize hamwe akababonera hamwe ni ibintu bishoboka. Ntabwo bamusaba ngo baze bahure ngo abyange. Kuvuga rero ngo ababona ngo bamubona kubera ko habaye ibikorwa birimo abanyamahanga gupfobya abahanzi b'abanyarwanda. Harubaje ngo ese igisupusupu ntabwo yaguhombeye ngo ni ko wamwitegaga umusaruro yavuyemo. Ampehombera kubera iki? None se namufashe kugira ngo nari nzi ko nzamukura azava ari ukujya ari aho ngaho rwose arakora n'ibihangane barebe. Nibyo nakubwiye nti ingaruka za corona nanjye ntari impari rega hagati n'amaze imyaka 8 hanze. Ubwo rero ibyo ngibyo byose ubwo bimaze kujya ku ruhande n'ibihangane barebe. Ubwo se ko ari kumusaba hirya no hino mu mahanga, reka twere no kubivuga bazabona yagiye. Yego kujya mu bitaramo hanze. Yego. Mwebwe mu myaka mumaze mukora umuziki mushobora gutegura igitaramo cyanyu? Ni nabikora. Nabikora ko bigomba gusaba umwanya n'ubushake. Yes. No kureba impamvu zabyo. Yes. Niba umuntu afite izindi nshingano wozo bivuga. Yego. Mu buryo bumwe bwo gukora inshingano wiyemeje gukora izo washyize imbere, niba ubona bishobora kubangamirwa n'ibindi uba warahisemo n'icyo ushyira imbere. Ariko umwanya ubonetse nabikora. Indirimbo zirahari, ntekereza yuko n'abazizi barahari benshi. Ni ibintu bishoboka kandi nabyo kubitegura bisaba umwanya. Niba ushaka gukora ibintu byiza bisaba n'uburyo. Wabonye ko n'abantu hano benshi ntibakunda gukora ibitaramo kubera ko kubitegura birahenda. Uretse ko ngiye mbona bihenda nanone ku bushake bw'abantu. Ntabwo abantu bose bashobora gukora muri arena, ntabwo abantu bose bashobora gukorera muri stade. Hari ahantu hagenda hari udusare dutoya turacyahari, kuki batahera aho ngo bagende bazamuka. Yes, bahereye aho ngaho byabahindukira kandi byabaha ubunararibonye, byabaha kumenyekana, kuko utwo dusare duto ushobora kutubona muri buri ntara. Za sare polyvalente zijyamo abantu 100, 200, 300. Ntabwo umuntu wese agomba guhita atangira gukora kuri stade abantu 5,000, 10,000. Ntabwo ariko bigenda. Nibyo bituma ubona mu Rwanda buri gihe hataba n'ibitaramo bihoraho. Dutegereza ibitaramo bihuza abahanzi benshi, dutegereza ibitaramo ku munsi runaka, vacances gusa. Twebwe tukiri batoya hano mu Rwanda habaga ibitaramo ku gatandatu no ku cyumweru. Mu Rwanda hose. Kandi akenshi cyo ku gatandatu cyakurikiranwaga n'igitaramo cya nijoro. Soirée bukageza mu gitondo. Ubwo niko habaga habaye n'umupira w'amaguru, niko habaye na za théâtre, na za volley na zaki. Ibyo bintu byarabaga kubera iki bacurangaga live. Hari ama orchestre menshi, abantu buri cyumweru baripeta. Uvumva ngo impara zajyanga, abamarongo bajyanga, inkumburwa zajyanga, lefelo zajyanga, ingeri, inyampinga, na kuronderera nk'amaguru pagize kuri 30. Abo bose ntabwo bacurangiraga i Kigali. Nuko twumvaga ngo ku cyase Makamba, ukazakurumva ku cyase Makamba ukazamenya ko ari Kibungo. Ukumva nuko nguko byari bimeze. Aho hose hari amasare matoya, none wakubise inkoni hasi akaza muri centre culturel Franco Rwanda akacurangira. Uwa ciyagahigo akajya kuri stade regional. Nuko byagendaga bizamuka. None buri wese arashaka guhera muri arena no muri stade. Ntabwo bishoboka.
ntabwo bishoboka. Umwana muto ushaka kuzaba nka Alain Mukuralinda ni ibihe 5 wamugira, tips 5 z'ubuzima? wowe ndamugira imwe. Kwiga niwo murage ababyeyi bashobora kuguha bakiri bato, wawukurikiza ukazatuma ujya no mu bindi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uyu munsi kwiga ntabwo byakubuza no kwifatanya n'ikindi. Ngubu n'ababyeyi barabyemera, umwana ashobora kwiga akajya gukina n'umupira, noneho n'ababyeyi bamwizanira. Twebwe wakinaga umupira ugakubitwa, wajyaga gucuranga wihishe, byari ukwiga gusa. Ubu rero nakubwira nti iga, niba ufite n'impano gerageza kuyikora kuko birashoboka. Uyu munsi muri iki kinyejana turimo nta muntu ukora ikintu kimwe, ariko priorite icyo ugomba gushyira imbere ni ukwiga ukabona urwo rupapuro rwawe, kuko iyo ya mpano yanze uragaruka ukagakura urwo rupapuro rwawe ukaba wagira icyo ukora. N'ibyo bibiri nakubwira ntabwo nakuriga nkubwira ibintu 5 bibiri rwose birahagije, kuko ibyo bibiri byubahirije na 5 wazabikora. Ababyeyi niba babona umwana afite impano, nyaboneka ni mumushyigikiremo, munamufasha gukomeza gukurikira amasomo ye. Nimubona amaze gukura, arajijutse, yagize imyaka 18, wenda yarangije songondere, diplome yayibonye, ariko n'impano murabona ko yamutunga. Biragaragara, umuziki uragutunga, gushushanya biragutunga, gukina umupira biragutunga, noneho mumufashe kuko agenda gukora iyo mpano ye. N'ibyo bibiri nakugiramo inama. Kalisa Ernest uzwi nka Samusure uri Mozambique utabaza kubera amadeni yahunze, ikibazo mwarakibonye? Nakibonye mu itangazamakuru, ntabwo numvise aho bivuga, numvise ari abandi babivuga. Aratabaza kubera yahunze amadeni, niba mwabibonye mwabyakire gute? No, erega umuntu ashobora nta mugabo utagira ibibazo. Niba yanatinyutse akanatabaza, ntago ari icyo navuga, ntago ari wo gusekwa. Ahubwo niba yabivuze akavuga ati niba hari uwamfasha, ubwo ashobora kumufasha, bamufasha. Nta kindi mbona nabivugaho, kuko ibibazo bishobora kugwira buri wese igihe cyari cyo cyose. Nka Leta se aricyo yamufasha, Guverinoma Guverinoma ntago ijya mu bintu by'abantu ku giti cyabo. Ibyo ni iby'abantu ku giti cyabo. Guverinoma icyo ikora ni gahunda za Leta zireba abaturage b'igihugu cyose. Niba ari ibyo ngibyo, ntekereza ko hari abantu benshi bafite mwe n'ibyo bibazo, ntago Guverinoma ibyo ngibyo yabijyamo. Turagana ku musozo. Ubuzima bwa Alain Mukuralinda atari muri ofisi buba bumeze gute mu magambo make cyane? Ubuzima busanzwe atari muri ofisi, ni ukuba ari mu muryango we, ni ukwita ku muryango we, ni ukuba yashobora kujya kwidagadura, yikundira umuziki, yikundira umupira, ni ukuba yareba televiziyo, ni ukuba yakora siporo rimwe na rimwe, ni ukujya koga cyangwa nkakora marshe, nta bindi. Ni ibintu bisanzwe. Indirimbo waririmbye z'amakipe byabaga ari ubusabe cyangwa ni initiative? Ni initiative. Abigeze kumisaba ni indirimbo ya Mukura. Yego. Bari bagize anniversaire ngira ngo imyaka 50, isaba kuri imyaka 50. Ariko ntabwo ari ibintu byangoye, nkuko izindi zo ni initiative nafashe kuko nikundira umupira, nta bindi. Hari nimwe wabagufana muri zo? Kiyovu. Na nubu none se iyo ubona datwara igikombe se ntago bikubabaza? Kandi ifite byose. Muri siporo niko bimera. Muri siporo niko bimera, ntago igikombe kiba gihariwe ikipe imwe. Niba namwe ntacyo mukora kugira ngo mubigereho, cyangwa se mwajye no kubigeraho, mu myaka 2 ishize ntibari babigezeho, bakanirwa bagatsindwa. Hari igihe wibaza ukuntu ushobora gutsinda ikipe ikomeye 3 zikomeye mu gihugu, wahura nazo ukazitsinda, ariko wajya guhura n'3 ziri inyuma muri taburo hasi zikagutesha igikombe. Haba hari ikibazo, si no mu kibazo mu mikinire, no mu mutwe. Umupira ubu ngubu ugezweho uyu munsi 50% ni mu mutwe d'abord, kumva no kwembera no kwishyiramo ibyo ugiye gukora, ibindi bikaza nyine byunganira. Barasi igikombe 2 muri myaka 2 ishize, ushobora kuvuga uti ari amahirwe ashobora kutazingera batazongera guhura nayo vuba. Iyo wageze hari habasigaye gukoresha mutwe avuga igikombe singomba ninganya ndakibura, kunganya gusa. Ntumvuga ngo natsinzwe, none ukananganya cyangwa se ukanatsindwa n'ikipe itagombye kugutsinda. Yego nta kipe umuntu agomba gusuzugura, ariko hari ibyo ugomba kwiyemeza. Ndanaziririmbye iyo mfana n'ikiyovu n'amakipe na ikipe nationale, byo birumvikana. Amavubi yatubabaza atatubabaza, Amavubi na yacu agomba kutuba mu maraso, ahubwo tugomba kugira inama z'uko iki kibazo twakivamo agatera imbere. Ejo hari igitego barase mu minota ya nyuma batagombaga guhusha.
hari uwanditse ngo ni ubwa mbere ngo yabona Runo ngo batera umupira na Runo ngo abiheruka akiri umwana. Yes, ahita avuga ubwo rero nta bataka tugira. Uriya mupira none niba nawe usanzwe ureba umupira kuwuteza hagati mu kirenge gutyo gusa byagisabye iki? Ku munota wa nyuma tukaba tubonye 3. Hari no wanditse ati u Rwanda rwabera rwayoboye itsinda. Kuko wanditse ngo dufite rimwe no kurikiyeho rimwe abari u Rwanda babanze. Nibyo nyine urumva urabibona nyine nako ni bya bindi byo kuvuga ngo abantu bahure hakiri kare bamenyerane bagira imyitozo bagira imikino ya gicuti ariko ubwo wenda n'abayobozi bashinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda barabibona bizagera bikorwa. Mwakoze cyane ku mwanya mwahaye Inyarwanda. Murakoze namwe. Ni Peacemaker Pundit narindi kumwe na Dido ni murenzi kuri kamera Inyarwanda naho butaha.